Ndagushimiye cyane nanone wowe turi kumwe, uri kunyumva aka kanya, n'ubundi uwo muri kumwe ni Adam. Dukunda kuba turi kumwe kenshi kuri iyi channel Health and Life. Nakunze ko dutangirira cyane ku bintu by'isuku kuko isuku ni ingenzi cyane, ni ingenzi mu buzima. Ibintu byose bibuzemo isuku kaba kabaye, kiba ari ikibazo. Nkugarukaniye ibyo ukwiye kwirinda, amakosa akunze gukorwa n'abantu benshi ku byerekeye isuku y'umubiri, ku buryo ugomba kubyirinda mu buzima bwa buri munsi. Ndagushuje cyane kandi rero nanone ngo wahe ikaze, nanagushimira cyane kugira ngo ukomeze ukoreshe ya nyamuneka, batarakora subscribe muyikore, comment and like, ibitekerezo byanyu mu biduhe kugira ngo tugire icyo twakosora. Ibi tugiye kuvuga turabikesha urubuga rwitwa Umuti Health. Ushobora nawe gusura ukareba uko bimeze, bikagufasha cyane kurushaho. Ni ukuvuga ngo ni ayahe makosa twese dukunda gukora mu isuku, byerekeye isuku y'umubiri, nuko ugomba kubyirinda. Akenshi isuku y'umubiri ni kimwe mu bintu dutozwa kuva tukiri bato: gukaraba umubiri buri munsi, koza amenyo, kwambara imyenda isa neza, gukaraba intoki mbere yo kurya, ni bimwe mu byo twigishwa tukiri bato. Ibi byose wabyigishijwe arabikurana, buri gihe cyose agahora aharanira kugira isuku, kandi agaharanira no gusa neza. Byose aba agamije kwirinda indwara zishobora guturuka ku mwanda. Gusa nubwo nyine abenshi baharanira ko bikora gutyo, ntihabura ko hari amakosa bashobora gukora bazi cyangwa se batanazi. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kugufasha cyangwa se tugiye guhugurana kugira ngo turebe ayo makosa kandi tuyakosore. Ikosa rya mbere: kudakaraba intoki nyuma yo kuva ku musarani. Abantu benshi ntabwo bakunze gukaraba intoki nyuma yo kuva ku musarani, aho ariho hose, yaba mu bwiherero rusange, yaba mu bwiherero bwo mu rugo. Umusarani wose ni umusarani. Hari abantu babyitwararika kubera yuko bavuye mu rugo, ariko yaba ari mu rugo ntabyiteho kubera ko ari mu rugo. Umusarani wose ni umusarani. Noneho ikirenze kuri ibyo, nta nubwo ukwiye gukaraba gusa uvuyemo, ahubwo ukwiye no gukaraba unagiyemo. Karaba ugiyemo, nunavamo wongera ukarabe. Impamvu: iyo ugiyemo nabwo hari igihe uba wari usanganywe undi mwanda runaka wakuye ahandi, kandi nanone uba ufite uko ugiye guhuza intoki n'umubiri wawe. Nanone ni byiza ko ubanza gukaraba, hanyuma noneho wanavamo nabwo ugakaraba. Ibi ngibi biragufasha wowe ku bijyanye no iyi suku, iragufasha kwirinda indwara izo arizo zose zishobora kuhakomoka. Tukibukiranya ko turi mu bihe nyine bitoroshye, turi mu bihe byo kwibanda ku kintu kijyanye n'isuku, bitewe n'ibibazo, bitewe n'ibyorezo, bitewe n'ibitwugarije muri iyi minsi. Ni byiza rero ko ubyitwararika kandi ukamenya gukaraba ukoresheje amazi meza ndetse n'isabune. Ikosa rya kabiri ukwiye kwitaho kandi ugakosora: kudapfuka neza ku munwa igihe witsamura. Kudapfuka neza ku munwa igihe witsamura.
reka gupfukishaho ibiganza please, reka gupfukishaho ibiganza. Uraza kuba uri kubona uburyo bwiza ukwiye kubikoramo. Ndizera ko uri kubibona uko udakwiriye gushiraho ibiganza. Tegaho ukuboko neza nk'uko bigaragara hariya kuri ariya mashusho. Nibwo buryo bwiza ukwiye gukora, ndetse bikaba byiza ko wanakitarura n'abandi. Ni ingenzi ukajya hawe kugira ngo udakwirakwiza izo microbe ahantu hose cyangwa se no ku bandi bantu. Birafasha cyane. Ikindi, gutereka aho ubonye uburoso bw'amenyo kandi bugitose. Uburoso bw'amenyo nyamuneka, hari utuntu tw'utu video twagiye ducicikana ku ma WhatsApp, bamwe bagiye batubona b'ukuntu ka gakoko ka Marie Jose gakunda kujya ku buroso, bakavuga bati ahubwo reka no kubushyira ahantu gashobora kububona. Nibyo, ariko rwose uburoso bw'amenyo ubukoreshe neza. Numara kubukoresha ubuzunguze, ubukubite cyane, amazi ashiremo, hanyuma ubutereka ahantu buba bushobora kumuka neza. Ureke guhita ubushyira ahantu hapfundikiye, kuko buba bubasha gukurura microbe ku buryo bwihuse cyane, bityo bikaba byakugiraho ingaruka. Ikindi, ntabwo ari byiza ko ubu buroso ubushyira hafi ya toilette. Kwa kundi abantu bafata uburoso bakabubika muri douche zo muri toilette, ntabwo ari byiza. Shaka ahandi hantu bushyira, ndetse n'ibinagukundira mu gihe umaze kwibrosa ushobora kubushyira ahantu hagera akazuba bukumuka neza. Nibwo buryo bwiza bushobora kugufasha kugira ngo utibwira yuko ushobora kuba uri kwikorera isuku ku menyo yawe cyangwa se mu kanwa, kumbi buri munsi uko ushizemo uburoso uba ujyanye microbe mu kanwa. Ni akantu ko kwitaho nako ukwiye gukosora. Gukoresha tije koto usukura mu matwi. Ni ukuvuga ngo abantu benshi cyangwa se kuva kera wagiye wigishwa gukoresha tije koto usukura mu matwi kugira ngo ukuremo ubukurugutwa. Nubwo akenshi tubufata ariko nk'umwanda gusa, sibyo, kuko ubukurugutwa bufatiye runini ugutwi kwawe mo imbere, kuko birinda ubwandu butandukanye bw'amatwi no kurinda utuntu dushobora nk'umukungugu cyangwa se n'utundi dushobora guhita dusimbukira cyangwa se tukaba twakinjira mu gutwi. Rero tije koto igenewe gusukura mu gice cy'inyuma ku gutwi. Ni ukuvuga ngo mu gutwi hano muri izi nguni z'ugutwi, ntabwo ari ukwinjizamo imbere. Niba wajya gufata tije koto ukajya kwinjizamo imbere mu gutwi, rwose nta amakosa, ntabwo ari byo. Hindura ntuzongere, kuko ahubwo bishobora kurangira ubukurugutwi butsindagiyemo imbere, ugasanga buragiye bugeze ku ngoma y'ugutwi, ahubwo bigatera ikindi kibazo. Ni byiza ko niba ahubwo wifuza gusukura mu gutwi, ushobora kwifashisha umuganga. Niba wumva byakubangamiye cyane, kwifashisha umuganga akagufasha, ariko ntufate tije koto ngo ucengezemo indani mu gutwi. Reka rimwe na rimwe wenda uburyo bwo gusukura neza ibice bimwe by'umubiri nabyo tuzabigarukeho kimwe ku kindi. Ikindi kintu ukwiye kwitaho ni ugukuba uruhu. Kumwe ujya gukaraba ugakuba uruhu, urabibona ku ifoto hariya, ukoresheje ikiroso, ukoresheje icyangwe, ukabikora kenshi. Ntabwo ari byiza kuko birangiza uruhu, bikaba byatuma ahubwo buta ubwirinzi, bikagutera ibiheri, bikagutera kuryaryatwa no kumva uruhu rukokera.
Rero ni byiza ko niba ushaka wenda kwikuba mu maso cyangwa se gukaraba cyane, ubwo buryo wabukora nka 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Birahagije rwose utiriwe ushaka kuba wabikora buri munsi. Uburyo bwa 6, kudahanagura ibikoresho ukunze gukoraho cyane. Benshi ukunze gusanga bita ku isuku yo mu rugo n'aho bicara, ariko bakirengagiza ibindi bikoresho bakunze gukoraho cyane. Aya ni amakosa akomeye rero ukwiye kwitaho ku isuku y'umubiri. Ibi bikoresho akenshi ushobora ni telefone, telekomande cyangwa se remote control, imashini za mudasobwa ndetse n'inzugi ukunda gukoraho ufungura, n'ibintu ugomba kwitaho cyane bigahorana isuku kandi bigahanagurwa kenshi cyane. Ni ukuvuga ngo hari imiti itandukanye yagenewe guhanagura neza ibi bikoresho ushobora kuba wagura muri farumasi cyangwa se andi maguriro, bikagufasha kwirinda bagiteri nyinshi zishobora kwangiza ubuzima bwawe cyangwa ubw'umuryango wawe. Ngayo nguko rero, ayo niyo makosa ukwiye gukosora yihariye, cyangwa se twese dukunze kugwamo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Ndagushimiye cyane rero wowe twabanye, reka nkurarikire kongera kubana natwe mu kiganiro kindi gikurikira. Nyamuneka dutere inkunga, udukorera share ahashoboka hose kugira ngo tubashe kugera no ku bandi, tubashe gusangiza ibi byiza abandi, twese turusheho kugira ubuzima buzira umuze. Ndagushimiye cyane rero, Uwiteka aguhire, akugirire neza, Uwiteka kurebe neza, aguhe amahoro kandi akumurikishirize mu maso he, akugirire neza. Urakoze cyane, nakagaruka turi kumwe. Ciao, mwari kumwe na Adamu. Murakoze cyane, mugire Imana n'amafaranga. Bye.